Yes, reka musuze nongere mwikaza nkifurize amahoro y'Imana muherere wose kwisi mu gitondo nkifurize igitondo cyiza n'imbere n'umugoroba nkifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kumisha kubana na Apotre intumwa Reverend mu nkuru n'ikiganiro n'ibiganiro byanjye nkunda gukorana na apana ibyawe uyu munsi ko buri munsi nawe duhorana rwongera umisha kumubona abari ikiganiro tukiranye. Uyu munsi nyimsho kubanza kuza kuganira nawe byinshi kwitorero rya ADEPR ndetse byinshi nk'umwe mu bashumba ndetse ufite na titre yo kuba ari apotre ariko ari na pasiteri ari umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana. Numwe mu bagabo baba mu itorero cyangwa se abarizwa mu itorero nawe rya ADEPR cyane cyane ko ariho abenshi cyase bamwe na bamwe baba barahamagariwe nubwo nawe ari buze kumbwira amava n'amavuko yiwe nawe y'uburyo yabyawe cyangwa se aho akura agakiza. Pastor ngo ikaze ndetse nkifurize no kugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Reka tubanze dusenge dushime Imana ko twongeye guhura turi amahoro. Imana turagushimiye bana natwe mu izina rya Yesu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana natwe muri uyu mwanya kandi ibyo tuvuga byungure itorero ryawe ndetse nabera ku isi muri rusange, tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Narindi mu nibariza nti uri umwe mu bashumba ndetse n'abakozi b'Imana. Kandi bo ntibaza ngo ese haraho kuvuga kwawe mu gakiza cyangwa se umuhamagaro wawe bihura n'idini rya ADEPR cyane cyane? Aho bihurira nuko twese tuvuga Kristo kandi nabo bakaba bavuga Kristo kandi duhurira mu gakiza, bifite aho bihuriye mu Mana cyangwa se muri Kristo Yesu. Numva ari cyo nagusubiza. Duhure kuri Kristo. Ndeka natena nibaza uyu munsi abantu bazi Apotre Evode numwe mu bantu bajya batangomya bwahashize yuko ari bamwe mu bana babaye mu itorero rya ADEPR ndetse banarezwe neza, impano yabo igakura neza. Uyu munsi umuhamagaro wabo ugikomeye, bakiri no kurufatira. Ari niho ndetse nibariza ngo ese koko birashoboka ko idini nka ADEPR cyangwa se itorero nka ADEPR rishobora kurera umuvugabutumwa ariko kugira ngo akomeze kure ndetse anakomere bikananira? Akure ndetse akomeze anakomere mu muhamagaro. Burya gukomera rero ntabwo ukomezwa n'abantu, ukomezwa n'Imana bitewe n'umuhamagaro yaguhamagariye cyangwa se n'ibyo wanyuzemo wowe n'intego ufite, ndetse n'uburyo ubana n'Imana. Idini byo muri rusange cyangwa se itorero icyo rigufasha ni ukukwereka umurongo, ariko burya gukomera no kuzamurwa ubihabwa n'Imana, hanyuma kumanuka cyangwa se guta umuhamagaro ubigiramo uruhare, kuko wenda nubwo ariho twakoreye umurimo w'Imana igihe kitari gitoya cyangwa se twamenyeye iby'umwuka cyane, nuko ibyo by'umwuka bari babifite muri icyo gihe, bitandukanye n'ubu birahari ariko bitari nka mbere. Hambere rero mu gihe cyacu cyangwa se mu gihe twari koreragamo umurimo w'Imana, ryari itorero rishyize imbere umwuka wera, ndetse umwuka niwo wayoboraga kuruta kuyoborwa n'umubiri. Ariko muri kino gihe cya none ntekereza ko n'iterambere ry'isi riri kugenda rijyamo, ni byinshi byagiye bivamo muri doctrine zabo batagikurikiza, ariko kandi ibyo ntibituma twe tudakomera nk'abakristo, nta nubwo bituma tutavuga Yesu, kuko twe tuvuga Yesu bitewe n'aho twanyuze n'ibyo yatunyujijemo n'umuhamagaro yaduhaye. Ubwo rero idini rishobora kubigiramo uruhare cyangwa se ntirirabigiremo uruhare, kuko iyo umuntu yakweretse inzira wowe nahawe ngo uyikurikize cyangwa se udeviye iyo nzira, rero burya umuntu akomera bitewe n'ibyo yanyuzemo. Nge mu ruhande rwanjye
nkomeye mu Mana kubw'ibyo nanyuzemo n'ibihamya by'Imana nabonye, ntabwo nakomezwa n'umuntu uwo ari we wese mu idini cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashobora kunyungura ibitekerezo, ashobora kunyereka icyo ntarinzi, ariko nta muntu ukomezwa n'undi muntu, umuntu akomezwa n'Imana. Nicyo rero nabasha kuvuga kijyanye n'ikibazo wari umbajije. Yego. Uti umuntu akomezwa n'Imana. uyu munsi mu itorero cyangwa se mu idini rya Pentecost ADPR bagize gutya basohora list cyangwa basohora urwandiko rwerekana ko bahagaritse banirukanye ku nshingano abashumba bari bashumbye imwe mu midugudu ADPR yari ifite 30. Ndetse nibaza iri hagarikwa ry'aba bashumba n'abapasiteri wowe waryakira ute ku ruhande rwawe ureko nkomeza ibindi? Ntekereza ko basohoye itangazo, niko nabibonye byo guhagarika. Ntekereza ko bataratangira kuvuga ngo yahagaze cyangwa ntiyahagaze. Icyo basohoye ni uburyo amaparuwasi agiye kumanagirwa cyangwa se uburyo agiye guhagararirwa n'andi hagizamanurwa ahurizwa hamwe. Hanyuma ubwo wenda ibijyanye n'uko hari abazahagarara hari n'abandi bazakomeza, ni impinduka nk'uko babivuga, nk'uko umuvugizi mukuru Ndayizeye Isayi wa ADPR abivuga ko ari impinduka rero ubwo iyo zije abazirimo barazakira nk'uko n'abababanjirije nyine nabo bagiyeho ku mpinduka, ubwo nabo nyine birabahindukanye bagomba kwibyihanganira. So mu ruhande rwanjye rero uko nabyakiriye ni nk'uko n'abandi bose babyakiriye, kuko ikintu se udafite icyo wakijyaho inama cyangwa se ugira icyo wakivugaho kindi ngo kigire icyo gihindura, ucyakira uko kiri mu buzima busanzwe. No mu itorero rero rya ADPR niko bimeze. Sindi hano nk'umuvugizi waryo, sindi na hano wenda nk'umupasiteri wenda uhayobora, ariko nanone ndi hano nk'umukristo, umwana w'Imana usangiye n'abera bo muri ADPR ijambo ry'Imana ndetse no kujya mu ijuru n'urugendo rujya mu ijuru. So rero nabonye ko uko byaje ni uko nyine nk'uko n'ibindi byabanje byaje bakabyakira. Nabonye ko byaje ari nako n'ibindi byaje bakabyakira. Ndi bwite nibaza ngaha ati ibi byo gufata paruwasi imwe ikaba nimba wenda irimo reka mvuge ko harimo insengero 15 zikayoborwa n'umushumba umwe, ntibiri buze gutuma hari bamwe mu bashumba batari buze kumvikana iki kintu n'umushumba mukuru Ndayizeye Isayi. Kuri uru rupapuro twabonye ADPR isa nkaho igiye gusohora, igiye kurekura, kuko igomba hari amategeko n'amabwiriza azazisohoka nyuma y'uru rupapuro twabonye. Ubwo bivuze ngo abapasiteri bamwe na bamwe bari bashumbye izi ndembo cyangwa se na pani ndembo bari bashumbye iyi midugudu, baraza gusa nkaho bambuwe akazi, bari babaye nka ba mwarimu. ubwo ngubwo niko abenshi barahita babifata. Twibaza abagabo bagiye gukurwa ku nshingano, Ndayizeye ntashobora kuba yaragenzuye agasanga harimo bimwe mu bintu biri kujya bikorwa nk'amakosa, bwo akavuga ati reka dukureho aka kantu kugira ngo tubashe kumanaginga iyi midugudu tuyishobore. Urumva rega ibintu biba byapfuye mu matangira y'ibintu runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nzi ko habaho impinduka bavugaga bati aba bapastori n'aba bareverend ntabwo bize, uwo batarize rero tugiye kubakuraho dushyireho abize kaminuza muri wenda mu buganga, wenda mu bindi bitandukanye, ibigo by'amashuri, abadiregiteri. So noneho icyo gihe rero havaho abashumba bari bafite icyo nakwita vision ya church cyangwa se vision y'itorero, barikuye hasi ku butaka bakarigeza mu bishorishori aho ryari rigeze. Ariko nabo bakagira amakosa y'uko batabashije kumvikana muri bya bindi bazamuye. So noneho aba bagiyeho nabo rero bajyaho ku bw'amashuri. None ubwo sinzi wenda ikibazo nanjye ndi kwibaza kugeza ubu ngubu, niba n'aba bagiyeho amashuri bigaragaye ko n'ayo mashuri nta mumaro agize, sinzi ubwo buriya wenda umushumba mukuru niwe uzatanga ibisobanuro biri hejuru y'ibyo.
ariko hanyuma natanabitanga ariko ni uburenganzira bwe nyine kuko afite inshingano mu biganza bye, itorero aragenza uko abyumva n'uko iyerekwa rye rimuha cyangwa se n'amabwiriza afite kuri we y'umurongo nka representa, ariko ntekereza ko ari aho ibintu byatangiye kuzambaza. So noneho rero tukavuga utese hari abagiye kwicara, abo bagiye kwicara nabo bavuye mu myanya cyangwa se bavuye mu kuba abashumba, bambuwe inshingano. Kuba abashumba bwo bazakomeza babashumba, ahubwo bambuye inshingano bafite. Yes, bambuye inshingano. So rero ntekereza ko nyine uwabahaye inshingano ni nawe uri bubambura inshingano, ariko uwahamagawe n'Imana, wahawe inshingano n'Imana, niyo yakwambugwa inshingano nko guhagararira church cyangwa umudugudu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Imana izakomeza kumutunga no guhagararana nawe, n'umurimo w'Imana nturabuhagaze, kuko iyo wambuwe inshingano zo kuyobora biba bivuze ko utazabwiriza ubutumwa, biba bivuze ko utazabatizwa, kuko nyine uwasengewe aba yamaze kugira gute gusengerwa. Aho mbonera ikibazo ni ku bantu bahawe inshingano na Reverend ariko badafite umuhamagaro, bafite umuhamagaro wo kuba abadirektori b'ibigo, bafite umuhamagaro wo kuba abaganga, hanyuma akaza akajya mu gipastori ariko atafite umuhamagaro w'igipastori nk'akazi, akabijyamo nk'akazi. Uwo rero yataye akazi yari afite, aza muri bino azi ko wenda hari ari wo muhamagaro cyangwa se wenda banamubeshye bimwe cyangwa ibindi. None uwo niwe mbona bishobora kubera ikibazo gikomeye, ariko wahamagawe n'Imana, wavuganye n'Imana akajya mu nshingano za gishumba, ari Imana yamuhamagayemo. Umushumba mukuru akamutunga inkoni, akamuha paruwasi, akamuha umudugudu cyangwa akamuha itorero mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uwo nguwo Imana irakomeza ihagarare nawe. Turabazi bamwe na bamwe barihozemo, bahagaze, ubu bamaze igihe ariko bagikomeye mu Mana kandi bakivuga ubutumwa bwiza, kandi Imana ikibahagazeho, baracyakijijwe kandi baracyajya mu ijuru. Wenda nitwajya muri detaye nguyu cyangwa uyu, gusa barahari, ibimenyetso birahari, biranagaragara. Rero icyo mbona ni uko umuntu wabigiyemo bigenza uko navuze akabijyamo nta muhamagaro, rwose biramucanga. Tunabwira abantu ko bino bintu by'agakiza cyangwa se by'umuhamagaro z'Imana ntabwo ari ibintu bajyamo uko biboneye. Nyine bamwe, hari umuntu ushobora gukurikiza amagambo avugwa ku isi, umuntu akumva ni ibintu umuntu yabyuka agakaraba mu gitondo akishoramo uko yiboneye, ariko ni ibintu bigukurikirana, ni ibintu bifite nanone gikurikirana, kandi sinzi ijambo mvuze nimba abantu bazabyumva neza. Ni ibintu bifite gikurikirana, ni n'ibintu bikurikirana umuntu. Uko ubikoze bikugiraho ingaruka bitewe n'uko wabikoze. Iyo ubigiyemo utarabihamagariwe, ni ibintu bishobora kugutera ikibazo, wowe kugira ngo uzakire icyo kibazo bikanakugora, kuko bino bintu by'umwuka birakora. Iyo rero ubigiyemo kuko abantu bavuze, ukabijyamo utazi ibyo ujyamo, birakuzutaguza cyane. Numva bityo rero navuga kuri abo bagiye guhagarikwa cyangwa se bazahagarikwa, kimwe n'uko ariko batanahagarikwa, bashobora no kudahagarikwa akagira indi mirimo mu itorero, kuko ntekereza ko paruwasi igiye guhabwa imbaraga nyinshi, izabamo ibyiciro bitandukanye, ariko nibayiha umuntu umwe, mu mboni yanjye mbona ko uwo muntu umwe bishobora kuzamugora, kuko paruwasi izaba ifite imirimo myinshi cyane umuntu umwe adashobora gukontorora, kuko nzi umuhamagaro wa gishumba uko uvuna. Nkurikije n'itorero rya ADEPR uko ryubatse, uwo muntu waba agiye kuyobora paruwase bizaba ari imvune zikomeye cyane, ko na bamwe bicaye hashobora kubaho kuvuga ati reka tumwihorere turebe ko abikora, kuko n'ubundi niwe uri mu nshingano. Bamwe babyise gukura akajagari mu itorero, abandi babyita gukuramo cyangwa se kwirukana abantu basa nkaho bari bateje ikibazo mu itorero, kubera ko hari bamwe ngo bari bahari ariko ari nk'imitako ntacyo bakimaze. Abandi bati ni ugukuramo akajagari bitewe n'uko abapasiteri ni benshi cyane, ku buryo bamwe bisa nkaho nibihangane zo gukoresha ijambo bameze nk'aho ari stati, nta kintu bakimaze ku itorero. Nibaze ku ruhande rwawe, abenshi babifashe nk'akajagari kuba
urwandiko rwasohowe cyangwa se rwavuzwe nubwo rutarashyirwa mu ngiro cyangwa rushyirwe mu bikorwa, ariko biri kugenda n'ubundi, ubwo bivuze ngo urwa rwandiko bajya kurusoma n'ubundi byibuze hari 50% y'aho bigeze. Kuba benshi babyise nko gukura akavuyo cyangwa se gukuraho akajagari mu itorero, wowe ubyakira gute? Dore ko abenshi bavuga bati byibuze biraza gucikamo akajagari bitume gusenga byoroha, dore ko hari n'insengero za ADEPR zimwe na zimwe zagiye zifungwa dore ko zifunguye. Sinzi wenda ibyo bita akajagari, ariko ubwo ntabizi sindabijyamo cyane, ariko icyo nasa n'uvuga ni kimwe. Ubundi mu murimo w'Imana ntabwo habamo akajagari bitewe n'uhedinzi ibintu cyangwa se n'uburyo ibintu byakozwe mu bwenge bw'abantu kuruta kuyoboza Imana. Ni ukuvuga ngo ubundi ibi ntekereza ko ni ibitekerezo byanjye, ntekereza ko byakozwe ahubwo kubera ko hari amaparuwase menshi afunze cyangwa se amatorero menshi n'imidugudu bifunze muri iriya nkubiri yo gufunga insengero, noneho bakavuga bati reka duhe paruwasi imwe imbaraga nyinshi, igira ububasha mu bintu bimwe cyangwa ibindi, noneho n'aba bantu tubona uko tubakusanya abakristo batazaducika. Noneho twajya ku bashumba rero, abashumba bo bashobora kuba benshi nanone kubera ko hari izafunzwe, imidugudu imwe cyangwa se insengero zimwe zigahurira mu zindi, ubwo ndi kubivuga nyine nk'uwirirwa mu ivugabutumwa, zigahurira mu zindi, noneho bashumba bari bayoboye hahandi urumva ko baje, ndabyita se kubyigana, sinzi uko ndabyita, baje guhurizwa hahandi, baje kwibumbira hamwe. Baje kwibumbira hamwe, urakoze cyane. Noneho uko kwibumbira hamwe rero bikaba ari byo wenda bavuga bati bishobora kuba byabaye akavuyo, ariko noneho nanone se bibaye byarakavuyo, urumva niba izafunzwe bamwe barazamutse bakajya bagahurira ku itorero rimwe, noneho n'ubu nanone nihagira abahagarika nabo bakajya kuri ya ntebe babandi bicayeho, ntekereza ko noneho byaba bibaye ikisugo, sinzi uko nabyita, ariko mu bigaragara ni uko itorero ry'Imana mu bigaragara ni uko ririmo riragenda ryiyubaka mu buryo bwabo cyangwa se mu buryo bashaka kuryubakamo, bitajyanye n'uko ryari ryubatse mbere, cyane ko abakristo ba ADEPR ibyo batojwe si byo bari kubona. Uko itorero ryatangiye, burya itorero uko ritangiye rigomba kuba ariko rikomeza, hanyuma hakagira ibikosorwa bitewe n'iterambere ry'igihugu aho riri kugana, ibijyanye n'imyubakire, ariko ubuzima bw'uko doctrine yubatse byakabaye bimwe mu by'abashumba bakora bakomeza kubikora. Ariko nanone tutatinya kuvuga ko ubona ko harimo ibintu by'ibibazo nyine bya munyangire, ibintu ubona ko byo kudahuza no kutavuga rumwe, hanyuma umwe yaba ariho akavuga ati reka turebe, bagahangana nabo. Urabizi ko n'ubushize hari ababifungiwe bagerageza kujya mu nkiko no guharasinga umushumba mukuru wa ADEPR. Urumva rero ibyo bintu birimo rero by'ikene wabo, kuzamuruza kurwanirira, kuzamurukumva, uwemeranya n'ibitekerezo byawe, ntekereza ko ariho ibintu biri kugonganira, ahubwo niho hari akavuyo ntikari mu itorero indani mu bakristo, akavuyo kari hejuru mu bayobora itorero cyangwa se mu bapasitori b'itorero n'abashumba b'itorero. So rero nkabona ko izi mpinduka zizagenda zikurura akavuyo kurushaho, akavuyo kurushaho kuruta uko ibintu byakubakika uko byakabaye byubakika. Kuko niba umuntu yagiyeho, ntekereza ko nta n'imyaka 2 ishize hari abagiyeho, ahari mepe uyu munsi nanone akabavuyeho, yari yijejwe ko agiyeho, noneho imbaraga ze zose akazimarira mu idini cyangwa se mu itorero, iraho n'agakereti kaba yaranyase. Ashobora kuba hari n'abatse amakereti ya banke, ashobora kuba hari n'abafashe n'inguzanyo z'abandi, wenda bavuga bati twubake paruwase imere neza, tugire gutya na gutya. Kogenza umupasitori umwe rwose akunda kubaka inyubako z'itorero cyane, ndamuzi rwose, ashyiramo imbaraga ze zose. Sintekereza ko si n'umwe si n'ababiri,
sinekereza ko bene uwo muntu umubwira uti rero impinduka zabaye nawe watoranijwe ejo ukagaruka umubwira ngo ntiwatoranijwe. Niho hantu harimo ikibazo n'abayobozi b'itorero bakwiriye kurebaho. Ibintu byahindutse mu bashumba byahindutse ni ikibazo. Ariko kubera ko nanone himitswe n'abamama, bushize urabizi ko twabiganiriyeho, aho ndaje ndahagera mu okay. Ubwo rero no kuza kubaza ikibazo gikomeye cyane, abantu benshi bo bari kibazaho cyane, ikabitera nakinjiraho ubundi kwera. Iyo reka nkabanza ngasoza wenda reka mbenye. No kuvuga ngo rero akavuyo sinkabona cyane mu bakristo mu ntama, sinkabona ahandi hantu, ndakabona mu bayoboye kutamenya organisation y'ibintu. Nunakora ibintu ngo banze utekereza ingaruka nziza bizagira niba ari nyinshi kuruta imbi, kuko ahanini ibintu birimo bigenda bikorwa biri gutera ikibazo mu buzima bw'umwuka, kandi ibyo ngibyo bifite aho bihuriye nuko umwanzi Satani ashaka gukomeza kurwanya itorero aciye mu bari hedinze cyangwa se mu bari yoboye. Ibyo ntibivuze ko bakorera Satani, ahubwo imikorere imwe n'imwe yabo ishobora guhurwaho Satani n'abadayimoni kugira ngo intama n'abakristo cyangwa se n'abashumba bamwe bagwe bave mu byizerwa bitewe no kubura no gutakribure mu buryo bw'imitekerereze, cyane ko burya wubatse etage ukayigeza mu kirere ukabona umuntu arayihiritse. Sinekereza ko byakugwa amahoro. Tureke korosaho, tureke kubembereza no kuvuga ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nicyo kintu numva navuga. Akavuyo naho nkabona kutamenya organisation, ariko nanone sinabitindaho kubera ko burya na Reverend Isayi muganiriye wenda ashaka kuguha impamvu ziwe zituma akora ibyo ngibyo, nawe ugasanga zirumvikana, nawe wenda ugasanga ni ikibazo. Rero ubwo twagana kuri cya kibazo wendaga kumbaza. Nake kubaza ngo ibi byose cyase iryirukanwa ry'aba cyangwa se no kuvuga ngo imidugudu yose igendwe na paruwasi. Urabizi ko imidugudu buriya aba ari myinshi. Ewe niri imikoro ry'abagore rigiye gutangira kwa muri ADP, nubwo twabonye himitswe umwe tarabona benshi, nishobora gutuma arizo mpinduka ziri gutuma abagabo bavuga butumwa cyangwa se abapasiteri bashaka kuba bari kugabanywa mu idini kugira ngo himikwemo abagore, ariko bikanyuzwa muri izi nzira cyangwa se bigakorwa muri ubu buryo bwo kuvuga ko hari uburyo bugiye kuvugururwa mu idini. Nabyo birashoboka kuko ni imitekerereze yacu, twicaranye nabo ngo tumenye ibyo batekereje. Ariko nabyo birashoboka kugira ngo imyanya iboneke, baba mama babona aho bajya. Nabyo birashoboka cyane. Aba batekereza gutyo ntibari kure y'ukuri nka 75%. Asante cyane. Ariko kuko twebwe atari twe twabipanze, bo bazi uko babipanze. Ibyo ni ibitekerezo byacu cyangwa se nuko twiyumva nuko nabo bavuze ibyo bintu biyumva. Ibyo rero nabyo birashoboka. Ariko wari uvuze uti himitswe umugore umwe, himitswe abagore benshi bangira ngo himikiwe Nyarugenge ahari benshi twamenye. Mushaka kuba mwaramenye umwe, ariko himitswe benshi ngira ngo nukurikira social media neza nidusoza ahari ndabikwereka. Ntabwo ari umwe, himitswe benshi. Ukuvuga ngo rero ibyo birashoboka, ariko nanone birashoboka ko nanone ubagabanya babona ko ari benshi babashumba nanone, kubera cya kibazo cy'ifungwa ry'isengero, cyane ko hariho gahunda numvise yuko aho isengero zitazongera gukingurwa zo muri ADPR, ibibanza bishobora kugurishwa n'isengero zikagurishwa. Ni cyane ipfano muri Rukiri kimwe bigeze kugira umusaraba ukagira aho ngisa nkaho kirimo makatedrali kiri kubakwa. Okay. Birashoboka nubwo buryo rero. Urumva rero niba bihurijwe hamwe gutyo, ahubwo abashumba bari guhagarikwa no gutangira gusenga no kwihangira imirimo, bakaboha amahema kugira ngo be gutukisha izina ry'Imana. Nicyo navuga. Ariko nanone nkavuga ikindi gikomeye. Itorero rya ADPR ni itorero abenshi bamwe muri bo bari bayemo cyangwa se baririmo, habaye ikintu cy'ubwibone cyane. Ubwibone bwo kumva ngo nitwe dukijijwe, nitwe dufite Imana, abandi n'untuntu turaho.
nyine habamo ubwibone bwinshi, kandi burya kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kugwa, hanyuma kwicisha bugufi k'umutima kubanziriza kuzamurwa. Ibyo nanone sinananirwa kuvuga ko nanone Imana ishobora gushyiramo akaboko kayo kugira ngo nabo bace bugufi, kuko nk'ubu nzi neza ko hari amahame amwe n'amwe yagendaga agonga abakristo, kandi ukumva ibyo nyine ntibisobanutse. Ukabwira umuntu ngo ntushobora gutaha ubukwe bw'umuntu utari umwadeperi, ibyo umuntu akabizira ku itorero. Si icyo gusa, hakazamo n'ibindi tutari bujyemo cyane kuko sinshaka kubiseseramo, hakazamo n'ibindi byinshi usanga nyine bibogamye ukuntu kwiyumva ko ari wowe uriho. Ibyo rero nanone mu mboni yanjye nk'umuhanuzi w'Imana mbona ko nanone hashobora kuzamo akaboko k'Imana, kuko hari ibanga rito ngiye kumena. Ni umushumba umwe twaganiriye w'umusaza ukuze cyane, atuye muri bino bice hafi aha twakoreye, ageze mu zabukuru cyane. Namuhaye akadifiti mutahanye, n'abashumba bamwe baragenda n'amaguru, ntibafite n'amatike abacyura, ni ibibazo bikomeye cyane. Mwidini babikaze. Turaganira, arambwira ati mwana wanjye rero, ati hari uwahoze ayoboye, ambwira ko kugira ngo ampe icyiciro runaka cyangwa se ahantu runaka ngo mahagararire, ndamwishyura amafaranga. Ambwira n'umubare, sinavuga umubare kubera ko ubwo wenda naba mbishyize ku karubanda 100%, ariko ni nk'akantu gato mba nerekanye ko harimo ibibazo. Ati ayo mafaranga mubwira ko jye ntagura umurimo w'iki, ntagura ubwami bw'Imana, cyangwa ntagura umurimo w'Imana kugira ngo nkunde nyobore itorero. So hanyuma urumva ko hagiye habamo ibintu biri indani bidahwitse, ariko noneho nyine nko mu bantu ntibyabura, kuko n'andi madini yose arabigira. Ariko burya iyo uhedinze ibintu umenya uko ubigira gute, uko ubicecekesha, ukamenya n'uko ubisobanura. Ikibazo kirimo rero njya mbona ni uko bihisha n'itangazamakuru, bakananirwa kuvuga ngo ibintu bimeze gutya, umurongo w'ibi bintu umeze gutya. Ubundi iyo uhagaze mu kintu uko waba ukiyoboye kose, ni ngombwa ngo utange igisobanuro cy'icyo kintu, kuko abantu baba bakeneye kumenya ese bigendereye iki, ko turi abafatanyabikorwa cyangwa se turi abakristo b'iri torero. Ibyo rero nkabona ko byagiye bigira n'ingaruka ku ntama, ako wenda nari ngashizemo kugira ngo bumve ko, cyangwa se n'abadukurikiye bumve ko ntabwo ari shyashya indani, ntabwo biri shyashya indani, haba harimo ibibazo bitandukanye, uburyo abantu batorana. Ko kera umwuka wera niwe wimikaga, ariko ubu ngubu umuntu nyine azajya areba, hanyuma avuga ati wowe urayobora paruwasi bitewe n'amashuri, bitewe n'ibyo bintu, n'uburyo umuntu ashobora kubaka iyo paruwasi, ariko iby'umwuka bikagenda bijyana inyuma. Ibyo rero nkabona ko n'akaboko k'Imana gashobora kuzamo abantu bamwe bitoga bimwe by'isi, kugira ngo Imana yerekane ngo ibyanjye ntabwo ari uko bigenda. Ubwenge burakenewe, ariko umwuka wanjye urakenewe 100%, cyane ko itorero riyoborwa n'umwuka cyane w'Imana, n'amashuri akabinyunganiza. Ariko umwuka w'Imana iyo yabanye nabo, itorero rirakomera, kuko uhabwiyerekwa ryaryo, ukagendana n'Imana, wayobora babiri, wayobora batatu, bakavuga bati hano hantu tuhabona ukuboko kw'iki, ukuboko kw'Imana. Kuko urebye no muri Bibiliya, abo ba Dawidi bagiye bashumba intama z'Imana, bakaba abami, bakaba n'abatambyi icyarimwe, kandi bakayoborwa n'umwuka w'Imana, baba ibihangange ku isi. Ba Yosefu babaye ba premier ministre kwa Farawo, iyo ngiyo mu by'ukuri baragenda barakomera kubera umwuka w'Imana, kugeza ubwo umwami yakoranije inama aravuga ngo twakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana nka Josefu. Birangira rero Josefu ahagarariye ubukungu muri Egypt. So rero mbona ko umwuka w'Imana arakenewe cyane, n'abasengera itorero, n'abinginzi b'itorero. Nta kindi cyo gusengera, ni ugusenga umwuka w'Imana ukagaruka ku bantu b'Imana. Iyo niyo solution yonyine ishoboka. Reka ngaruka ngo nyuma gato. Si rimwe si kabiri abantu bumvishe kano kantu mu matorero n'amadini muri rusange, ariko nibaza nimba habaho kugurwa k'umwanya kugira ngo umuntu akunde ayobore mu itorero cyangwa idini runaka. Ibyo ariko ntekereza ko hakiri Imana, cyangwa aba ari ukugira ngo twikururire ahubwo imyaku
n'ibibazo mu madini n'amatorero, kubera ko nimba uyu munsi wenda ndi umushumba ari uko nabuguze, nkaba narishyuye wenda Pastor Evode ko turi kumwe mu kiganiro nabwo 200,000 cyangwa 500,000 cyangwa iyo miliyoni, ukanyimika ku buri veranda ukagira aho unshinga, harya aho iri dini riracyari idini ry'umwuka, cyangwa ahubwo aho bigeze irimbukiro niryo turi kujyamo kugira tugane mu ijuru dusezera? Urumva ibigaragara iyo bitangiye kuba nk'ikiguzi, ni nabyo uwo musaza yasubije avuga ati sinagura umurimo w'Imana. Ariko ni muri icyo gihe, sinzi niba wenda muri kino gihe ariko bimeze kuri iyi ngoma, sinzi niba ariko bimeze, kuko urabona impinduka ziri kuba buri segonda. Sinekereza ko hari uwavuga ngo yashyizemo amafaranga, ubwo nihaba hari abayashyizemo mu minsi iri imbere turababona mu nkiko bari kujya kurekarama ya mafaranga yabo na ya myanya yabo. Ariko nitutababona biraba biri kunyura mu mucyo, ariko nitubabona biraharaba hagiye habamo izo tekinike nyine. Nkunda kugira ukuri kuri ibyo ngibyo cyane kugira ngo abantu basobanukirwe. So waruvuze uti rero ese uwagura umwanya biri mu mahame y'umurimo w'Imana, cyangwa se ni byiza, cyangwa twaba tugana mu irimo? Mu by'ukuri ni ibintu byumvikana. Urwo ni nk'urucabana, ni urubanza ruba rwikase umuntu ataranavuga. Iyo habayemo ikiguzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wowe udafite umuhamagaro, ntabwo icyo gihe uwo muntu ugiyeho ntabwo ibyo agiye gukora ari iby'ubwami bw'Imana, ahubwo nawe arakora agira ngo azarebe uko yagaruza bya bindi yashyizemo hariya. So tukavuga ngo rero sinabenshi wenda hari babikora, ariko bamwe mu babikoze muri icyo gihe mu by'ukuri nabo ntabwo baraheza muri kino gihe. Njya mbabona kuri social media muvuga muti hari abakozi b'Imana bari bahagarariye isengero bahagaritswe, none ntibemerewe ibi n'ibi. Buriya ibi bintu byose byabayeho, harimo n'agashuri k'Imana. Nakubwiye ngo n'ukuboko kw'Imana kugiye kuba kuri muri ibi bintu. Harimo nyine isuri yije isambira byinshi igasohoza bike, ariko iba yabisambasambiye byose. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu umwanya mu byumvikana naga bagiye kuganisha itorero aheza, kuko nta muhamagara afite, abigiyemo nk'akazi nyine. Ntazi kasaringi, ntazi umukristo wahuye n'ikibazo uburyo amwegera, mu by'ukuri nta n'impano y'umwuka ihari. Ni agastori kamwe, hari umuntu wanganirije ukuntu hari umupasitori umwe bamubwiye kwigisha, aravuga ati reka nimwigishe mwebwe, ati sinzi iyo biva niyo bijya, ati sinzi iyo biva niyo bijya, ati jyewe ndi hariya muri biro nyine nzajya nkora amaraporo gusa, ariko kwigisha se ndamenya mvuga ibiki? Urumva umuntu uba ugiye kuyobora ubwoko bw'Imana, ikibazo gikomeye cyane. So rero tukavuga ngo ibibazo ntibizanashira, n'abari kuvuga ko ari impinduka wenda ntibyenda guhinduka ngo bituze, hazahora haza n'ibindi, kuko nanone ahari ubutunzi niho hagwanwa. Kuko itorero rya ADEPR nanone ni itorero ryahoze rifite umwuka, cyangwa se reka tuvuge ngo ry'umwuka, n'ubu uracyahari, ariko nyine hari abawutsikamira, hari n'abashaka kutabamo. Ubwo rero nyiri itorero ari we Kristo afite uko azagira gute, afite uko azabigenza. Ibindi turicara tukareba aho bigana, tukakira ibibaye kimwe n'abandi. Ariko nanone njyewe nekereza ko burya hejuru niho ibintu bipfira kuruta hasi, kubera ko hejuru iyo udakavarinze ibintu ngo umenye uburyo umujyi ubijyanamo, bigera hasi byagushwemukanye, kubibumbabumba bikakubana ikibazo. Kuko ibyo ndabishingira ko niba havutse induru muri Zion Temple, ubona ko umushumba mukuru wa Zion Temple Apostle Gitwaza hari uburyo abyitwaramo, afata iya mbere akanaza mu Rwanda, akamenya ngo bimeze gutya. Niba bamujyanye mu inkiko zikamuhagararira, ubanza tukamenya ngo birangiye gutya. So iyo bivutse muri Restoration Church kwa Masaso, Apostle intumwa y'Imana Masaso, ujya ubona ko arabikemura we, niba unazanye ibibazo nyine akakwirukana akaguca, hanyuma agakomeza kubaka itorero. Ni ukuvuga ngo n'ahandi. Ariko hano kubera ko byari bimeze nka association, buri wese azana igitekerezo cy'agakubitamo, undi agazana igitekerezo agakubitamo. Ubujyanama rero nshobora gutanga nkanjye ni uko habaho umushumba uhagarariye itorero bidahinduka, ufata imyanzuro, ijambo rya nyuma akaba ari urifite kuri church, kanyuma kabana n'Imana. Naho mu gihe umwe akizana ibye, undi akazana ibye,
nukuri biracyazurungutana iri torero kujya ku murongo bizanagorana, ariko ayo makosa nanone ntitwayaha Reverend Isayi umushumba mukuru w'itorero, kubera ko ibibazo biriho yabisanzeho nanone, ndetse yanasanzeho ibisumba ibi ngibi, ariko bifite ukuntu byarwanaga hejuru iyo ngiyo, ariko hasi itorero ugasanga ryuzuye umwuka wera, abakozi b'Imana baravuga ubutumwa neza kandi ibintu bimeze neza, byazurungutana bikazurungutanira iyo abisangaho. Rero ari kurwana intambara atatangije muri makeya, rero ntitwabimutwerera cyane, gusa nyine ibyo azakora atashishoje nawe bizajya bigenda bimugiraho ingaruka, ariko n'inshingano ze nk'umushumba nyine bigomba kumugiraho ingaruka, agomba kwihanganira ibigomba kumubaho mu itorero, kuko nyine buri wese imbogamizi ziri mu kazi akora nizo ahura nazo. Buri wese imbogamizi ziri mu kazi nizo ahura nazo. Apote ntarajya kure nibareze kano kantu wenda kugira ngo mve ko icyo kibazo kiri uhagarikwa wenda rya bamwe mu bashumba bazahagarikwa, tugasigarana umushumba umwe muri paruwasi. Insengero zimwe na zimwe ubu ngubu urumva ko tuzaba dufiteho abigisha ariko bavuye mu rurembo boherejwe barikomandiinzwe, nk'uko ushobora gutanga rekomande ukavuga ati hori cyumweru karibuni nyigishirize, ntibiri buze guteza ikibazo, dore ko nimba twaramenyereye inyigisho za Apotre Evode iwacu ku wenda tuvuge ku mudugudu twati uri Evode yigishije wa neza, akaba ahagaritse uyu munsi, bagatuzanira Evode w'i Kigali uje kutwigisha wari komandiye, ntiyashobora kuzabaho reka mvuge wenda kurakara mu bakristo ndetse na bamwe kubura mu nsengero. Ibyo nyine ntibyabura, nibyo nahereye kare mvuga, unganishije no mu kintu cyiza cyane, kuko muri uko gushyira ibintu ku murongo zanga bikunda n'icyo kintu uvuze gishobora kuba kiri uvuga bati abigisha wenda bigisha aha n'aha, turashaka ko ibintu bigenda gutya, umwigisha azajya aba abizwi neza na paruwasi ngo n'uyu avuye aha afite n'icyangombwa kimukuye aha ngaha. Ariko ibyo nanone nkavuga ngo n'ubundi byahozeho, ariko noneho bishobora kuba bigiye gushyirwamo imbaraga cyane. Ariko noneho hari ikintu nzi neza, abantu b'Imana bayoboye itorero kera cyangwa se n'abakristo ba kera, ndetse ni wenda n'abinjiyemo bariko buzuye umwuka wera, hari ihumure natanga ku bantu bazi kurobanura, bakamenya ngo uyu muntu arimo arapacapaca, bazi no kumva umuntu bahaye ibyo kurya by'umwuka koko. Itorero ni itorero rizi, ririmo abakristo bazi kwakira ibintu bakamenya ko bivuye ku Mana. Iyo umuntu ahagaze hariya ari umuteoloji wenyine yonyine imwuzuyemo mu itorero ry'umwuka, ahanini abantu ntibumva, ntibahabwa kwakira, kuko habaho umwigisha wuzuye umwuka w'Imana, hakabaho n'umwigisha wasomye ibintu ubitondekanye uko yabisoma. Iyi rero Bibiliya yo iravuga ngo hari icyo abayuda barusha abandi, nuko babitse ibyasezeranijwe. Muri ibyo byasezeranijwe rero, umuntu ufite umwuka w'Imana amenya umuntu ubitse isanduku y'Imana ko yahezagiwe. Ari byo wavuze utese abantu ko bagiraga batya bati hari umuntu wigisha tukumva turakiriye, hari n'undi wigisha tukumva ntitwakiriye. Ibyo nyine nibiba bagomba kubyakira, bagomba kwihangana, cyane ko buri wese agomba kumenya ko turi mu gihe, n'ubushize narabikubwiye, abakristo bagomba kumenya ko turi mu gihe cyo kumenya uburyo uhagararanye n'Imana ku giti cyabo, utarebeye ku muntu uwo ari we wese. Abantu bagomba kwivomera amazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo bw'umwuka nibwo ndi kuvuga. So rero ibyo bishobora kubaho, ariko n'ubundi ni kimwe nuko byari bisanzwe cyangwa se mu buryo bw'ibanga nyine, ariko ibyo tuba twinjiriye mu miyoborere y'abantu, buri wese agira uko ayobora. Rero ndumva nicyo nabivugaho ku bijyanye n'icyo cy'abigisha bashobora kujya baturuka aho ngaho
ariko kimwe nuko bashobora guturuka aho ngaho ariko boherejwe n'itorero kandi barimo n'umwuka w'Imana, ariko ubwo tuzagenda tubireba kuko gake turi ko ntabwo amatera zadu zagenda zigenda zitwereka uko ibintu bimeze, cyane ko ariko ibyo ntidufite icyo twabihinduraho, tuzabyakira uko biri. wenda nkiri aho ngaho gatoya ari naho twibuze gutambaza kino kibazo, ni irihe humure ribuze guha abakristo muri rusange, ndetse ni irihe humure ribuze guha abantu bashumba bari bari ku midugudu basa nk'aho bagiye guhagarikwa ndetse bakanakurwa ku nshingano ariko ntibamburwe umuhamagaro, ariko bakurwa ku nshingano? Se ihumure nabaha ritari kure y'iry'Imana yabaha, nuko uwahamagawe n'Imana arakomeza kumenywa n'Imana, ariko uwihamagaye nk'uko nabivuze nagiye nsobanura ko habaho imihamagaro mu buryo butandukanye. Hari igihe umuntu ahamagarwa na bene wabo bari bumumenye muri kino gihe, kandi ibyo ntibiri kure y'ukuri. Hanyuma nanone uwihamagaye arimenya, arasubira aho yahoze, hanyuma cyangwa se ashaka ubundi buryo bwo kubaho, ariko ibintu byo guteza imvururu hano ku mbuga nkoranyambaga no kujya kurwana mu nkiko byo ntabwo biryoshye. Uwahamagawe n'Imana iramumenya, hanyuma uwihamagawe nawe arongera yikoce nanone, ariko nanone kandi uwahamagawe n'icyene wabo maho ngaho, nanone abo bene wabo baramubungabunga bamusigasire. Ariko noneho avuga ngo ku bakristo, ahubwo abakristo ntibarebe ibiriho gusa, ahubwo batumbire Yesu nk'uko bahamagawe, babwirwa Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ikindi Imana bamenye ntibayamburwe n'ibiriho, bakomere mu gakiza, bakomere mu nshingano yo gukurikira Yesu, ndetse kandi bibuke ko gukurikira Yesu harimo inzira ifunganye, inzira y'igihogere bayihorere, abayinyuramo bayinyuremo, ariko umwana w'Imana, Imana izakomeza kumugaburira ibyo kurya by'umwuka, ntizabasiga kandi ntizabahana. Ibyo humure n'abana. Uyu munsi dufite urutonde rw'abashumba bamwe na bamwe bahagaritswe mu itorero, ndetse ngende itorero ndetse n'idini rya ADEPR, batakibasha kujyayo ngo bafate agatu babwirize, ariko bakiriwe mu zindi nsengero n'abandi bashumba, ndetse bakongera bakagarurirwa igikundiro, feva y'Imana bari bafite, ndetse bakongera bakanagira uburyo bongera kubaho, ubuzima bukongera kugenda. Ari naho ndi wese nibariza ngo ese kuba hari bamwe mu bafite amatorero mu mujyi wa Kigali bakira bamwe mu bashumba bahagaritswe ndetse bakanatengwa n'idini rya ADEPR, ubona bikwiriye ko bakomeza kwakirwa abashumba, cyangwa bitewe n'uko ADEPR ishobora kuba yabonye nta muhamagaro barimo, abandi bashumba nabo bashobora kubareka? Ndabanza ngusora iki, ntabwo ADEPR yabonye ko nta muhamagaro barimo, ahubwo nyine nizampinduka nk'uko twabivuze. Umuhamagaro barawufite rwose, ariko bakwirukana kuko udashoboye. Birashoboka, ariko nkanjye nkuba mu gisata cy'iyobokamana, ntago abashumba bahagarikwa ari uko badashoboye, si nuko badafite umuhamagaro, ahubwo wenda nk'uko wabivuze, wenda iryo torero cyangwa se iryo dini bitewe n'uriyoboye, ariko ubwo ntago tubyitirira byose, bitewe n'abariyoboye babonye ko ahubwo uwo muhamagaro bafite uri hejuru cyane cyangwa se uri munsi cyane yuko itorero bagiye kurigenza, bakavuga bati rero ibi bano bantu bafite ntaho bizakora, ntibikenewe hano. Noneho basohoka rero bakagira andi matorero avuga ati ariko ibintu wowe wari ufite hano tugize gute, turabikeneye na hano turabikeneye, reka tubitware muri uwo mujyi ahubwo. So ayo matorero ari kugenda yakira abashumba birukanwe muri ADEPR cyangwa se bahagaritswe, ariko nta nubwo babirukanwe, ahubwo ntekereza ko baba bahagaritswe, ahubwo kondisiyo wenda baba bashyiriweho yuko hari imirimo imwe n'imwe batemerewe, ishobora kubatera kwivumbura bakajya mu yandi matorero. Reka tujye tubivuga uko biri, bishobora gutera kwivumbura, umuntu akaba yajya ahandi, cyangwa se hakaba hari cyangwa ko bamusuzuguye, akavuga ati baransuzuguye, cyangwa se ahantu nambariye ikamba sindi buhambarire icocero, reka nkurema akanjye karende. Ariko hakaba n'abandi bashobora kuba ariko bibereye n'ahandi ku ruhande, avuga ati reka njye niyicarira ndebaho ibintu bizagira gute, ndebaho ibintu bizagana, ariko sinshaka kongera kwiteza
ibibazo no guhangana. Uwaba arimo umukristo mwiza cyane, ariko nuhunga nawe akavuga ati rero sinkeneye kujya mbona ibintu bipfa kandi njye mfite icyo nabikoraho ntafite ijambo, nimbonaho gusengera nzaba ariho njye. Abo bashumba bakaba bamubonamo umuhamagaro bakamwakira, ni byiza cyane, njye nta kibazo mbibonamo. Ariko noneho ayo matorero yandi nayo waruvuze utese nayo bo ntazageraho akabona nta kigenda kabirukana. So ubwo nyine uwajya muri indi torero nawe bakamwirukana muri iryo, urumva ko nawe yaba atagize gute, yaba adashobotse. Aho ADPR yabihagaze mu kuri n'abayobozi bayo bitewe n'uwo muntu, ariko tutavuga ko ari benshi. Nicyo rero numva navuga ku bijyanye n'ibyo. Abafite umuhamagaro urakomeza gukora, babwirize n'ahandi, biyakirize n'ahandi mu yandi matorero. Aricyo cya kindi gisatira, cya kindi navuze kare mvuga ngo n'ukuboko kw'Imana gushobora kuba kurimo kugira ngo ubwibone bugabanuke, abantu bamenye ko n'ahandi barakizwa, n'ahandi bavuga Yesu Kristo, n'ahandi bazajya mu ijuru, harimo abageni ba Kristo, uko abantu bakumva ko ari bo bonyine mfura z'Imana. Ubwo rero urumva ko icyo kiransatiriza muri cya kindi naje gukomozaho kare. Burya agakiza Yesu yagatanze ku buntu kugira ngo buri wese yegere ubwiza bw'Imana. Nta bantu bamwe cyangwa abandi batoranijwe kugira ngo babifura z'Imana, baba bakijwe kurushaho ku bandi, biyemere ku bandi, berekane ko ari bo bana b'Imana kurusha abandi, amahame yabo ariyo meza kurenza andi yose. So urumva rero numva nicyo navuga kuri icyo warumbajije. Reka tuganire kuri kano kantu. Ubona magingaya bitewe n'abapasiteri ADPR yatenze ikanahagarika. Twagiye tumenya bamwe na bamwe, wenda we hari n'abo uzi n'amazina, nanjye hari n'abo nzi, ntabo mvuze. Ubona ari nkande mupasiteri ADPR muri buno bubyutse ishaka gukora bwo gufata paruwasi imwe ikagenzura imidugudu. Ubona ari nkande mupasiteri bashobora kuba barahagaritse, bari bakwiriye kugarura kugira ngo byibuza muri iki gikorwa bagiye gukora kibashe gusa nkaho cyagenda uko bari kubyifuza, dore ko abenshi ari kuvuga bati hari umwe mu bapasiteri mwagarura byibuzemo mugiye gukora iki kintu, tukongera tugabakurikira inyigisho zabo. Ibyo ari byo byose wenda cyaba ari igitekerezo nyine nk'uko bivuze. Nanjye ni igitekerezo no kwiganirira bisanzwe, bishobora kugira icyo bikora cyangwa ntibigire icyo bikora. Zishobora kuba inyunganizi, ariko nanone ntekereza ko bigoye ko byakurikizwa. Kubera ko nkurikije uko mbizi, bibaye binakurikijwe byaba byari biri mu murongo. Nkurikije uko nzi itorero ryubatse, yabizi neza nimba barageze ku rugero cyangwa se urwego ufite bose babireba bakongera kujya gukora ububyutse mu itorero. Awucanzemo ikindi buretse awushyizemo ikindi, nyihangane. Ni ukuvuga ngo impamvu mvuze ko dutanze icyo gitekerezo hakaba hari ugiyemo bigakurikizwa, byaba byari birimo n'ubundi, cyaba cyumviwe ahangaha. Cyane ko abahagaritswe n'ubundi ntibahagaritswe kuko badashoboye, ntibanahagaritswe kuko abashumba bahagaritse babona ko mu by'ukuri wenda hari icyo babarushije kindi bo bagiye kuzana kirenze icy'abandi bakoze. Bahagaritswe ku bw'impinduka n'ubwuko ibyo bifite imbaraga cyane, bishobora kurusha imbaraga abariho. Sinzi niba cyumvikanye neza. Kurusha imbaraga ntabwo ndibuze kubyemera. Reka nyine nawe ufite uko ubyemera, kuko njyewe abo nkubwira ndabazi, nanabayemo kurenza uko wowe ubizi. Hanyuma ikindi, nzi n'umwuka w'Imana uburyo akora, kuko mfite impano y'ubugenzuzi. Iyo umuntu yigisha mba numva ibyo ndi kwakira n'ibyo ari gutanga mu bantu. Turi kugendana. Ibyo rero nimfata nk'amasumbo ko n'urugero. Ahantu uyu mugabo yahagaze ari kwigisha ijambo ry'Imana, ujye umukurikira no kuri social media niyo yagiye hanze. Ndamureba cyane. Uzumve favor y'Imana, uburyo abantu baba bari kwakira favor y'Imana. Noneho wenda
ufate n'umwe mu bandi bariho ubu ngubu nawe ajyeho bigisha ibyo. Nushaka wenda tuzabikorere research njye nawe, tugende twiyicarire bisanzwe, wenda ahantu Masumbuko ari kwigisha tugende dutahe, hanyuma ujyane n'ahandi undi nawe yigisha, wumve uburyo abantu bakira cyangwa se uburyo abantu basohotse bahezagiwe. Umva umuntu uvuye ahantu ahaze n'umuntu uvuye ahantu ari gase, ntabwo abo bantu basohoka mu gipangu kimwe. Umwe asohoka turi umubi, undi agasohoka avuga ati yayo. So aho sindahajya cyane, ariko icyo navugaga nuko kugeza ubu wenda sinajya muri benshi cyane, niyo nafata bakeya nk'abatatu, nshobora gufata batatu, ngahera kuri Masumbuko. Mu musaza rwose pe, ku bintu bijyanye no kubaka umurimo w'Imana ntabwo yoroheje. Nafata inshuti yanjye Reverend, ariko simbivuze kuko ari inshuti yanjye, afite umuhamagaro mwiza kuko genda muzi. Reverend Revera Pasiteri Ntambabazi, umusaza Ntambabazi. Abo ni abasaza bashyira itorero ku murongo kandi bazi iby'umwuka bakabijyanisha n'iby'umubiri bikagenda neza. Hanyuma ariko ntibivuze ko nabo nibatazihabwa bazazihabwa nabo badafite ubushobozi, ariko warumbajije uti mu bahagaritse uwo bona aribo bantu bashoboye ku ruhande rwawe. Mu ruhande rwanjye nkurikije nuko mbazi mu gihe bari bayoboye, kuko bigisha ndabizi, naho bigishije nagiye mpahagarara kenshi, turi kugendana. Wenda niyo nafata abo ngabo, reka mfata abo ngabo. Oya, uwanyuma nisindamujyaho, reka mfata abo basi, reka mfata abo ngabo, kuko burya iyo mvuga mba mvuga kimwe nuko umuntu yansaba proof cyangwa akansaba ibihamya aba nabitanga. Sindafata rero abo ntafite ibihamya byabo, abo nabonye gusa bisanzwe, ariko abangaba n'ubuhamya bwabo ubwabo niyo bavuga kuri social media ubona ko bazi leadership. Icyakabiri, ubona ko bariho umwuka w'Imana n'ubuntu bw'Imana. Ngaba basaza mbona bashobora guhabwa paruwasi nk'ebyiri, umwe agafata imwe n'undi agafata indi, itorero rwose ukabona ibintu bigiye gutya, ibintu bikanacwekera bigatuza, kuko n'abanyamasengesho bahamye bo kukarago bo kugasambi, bazi itorero icyo rivuze, bazi aho itorero riva naho rigana. Nafatira aho ngaho. Santia. Hanyuma abantu rero barete tubwibaza bavuge bati reka twemere ko asabye Masumbuko na Ntambabazi. Wenda umwe ayoboye paruwasi imwe, undi ayoboye indi. Abasaza ku bantu bazi umuhamagaro wabo barabazi cyane. Uyu munsi hariho iyimikwa ry'abadamu, ariko abenshi bari kugenda bavugira hamwe bati tugira umugisha ADPR ikadufasha ikatugarurira nka Nyirapasika nayo ikamuha inshingano. Byakora cyane. Nibaza ubona Nyirapasika ari mu bantu ADPR ishobora gufata ikamugarura, ikamuha nk'inshingano nawe akaba umushumba. Ahari yaragiye se Nyirapasika ariko aragira ngo aracyari itorero rya ADPR, arimo pe arahari, kuko abantu benshi bakora kubona yagiye kubwiriza muri Women Foundation. Yego, kubwiriza urihangana nguciye mu ijambo, kubwiriza ahantu ntibisobanuye ko utari ahandi. Kubwiriza ni umuhamagaro uba wagutse, ariko sinigeze mbona urwandiko rw'ibavuga ko yasezeye church, yasezeye itorero rya ADPR. Sinigeze nanumva itorero ryavuze ko atakiri umukristo wabo. Ari hariya uko umushumba yagiyeho, wenda yamubonyemo umuhamagaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uwo muhamagaro akawushyigikira, ariko ntabwo ari hariya nk'uwasezeye itorero rya ADPR. Ikindi nanone nibukosore, uwo mubyeyi nzi ko nta shingano yari afite muri ADPR, ntabwo yari mwarimu, yari pasiteri. Mpamvu nabikubwiye ndi kuvuga baramutse bazimuhaye. Okay, muri iri mikwa ry'ababyeyi baramutse bazimuhaye yasikora nk'uko n'abandi bose bazazikora, cyane ko nyine afite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza, tutitaye ku bivugwa. Ashobora kuvuga ibi n'ibi, ibyo ni kimwe n'uko na Yesu nawe bamuvuze. Ashobora kuvuga ibiri byo, bashobora no kuvuga ibitari by'abantu. Rero sinagendera ngo abantu bakoze gutya cyangwa bavuze gutya, bazimuhaye nawe yazikora nk'uko n'abandi abarindi babyeyi nabo bazazikora, bikamukundira. Ariko burya mu muhamagaro ushobozwa n'Imana, ntabwo wishoboza wowe. Iyo ugiye nkawe ku giti cyawe ntacyo wakora, ariko iyo ujyanye n'Imana, Imana iragushyigikira
Imana ikabana nawe cyane ko nyine ihamagara abadakomeye kugira ngo abakomeze, ihamagara abadashoboye kugira ngo ibashoboze, kuko ni Imana y'inyembaraga. Ihamagara ibinyantege nke kugira ngo ikoze ibisoni ibinyembaraga. Ni ku bwami bw'Imana bukora. Kuko ntushobora gusobanura ukuntu Yesu yatobye akondo bamwita umutekamutwe, bamwita umwesikoro, akagasiga ku maso y'umuntu wahumye agahumuka. Hanyuma Luka yari dogiteri, baramubwira bati rero hari umugabo rwose wasize watobye akondo aciriye amacandwe avura umuntu nta rushinge nta kinini. Bati ibyo ntibishoboka, ajya kureba asanga nawe niko bimeze. Kugira ngo no mu byo yagiye yandika nyine muri Luka yagiye agaragaza ko imirimo Yesu yakoze ihambaye kandi ikomeye. So rero bazimuhaye ni byiza, ariko sintekereza ko ibyo nyine byanabaho kubera ko abo bazihaye bamaze kubimika barasengewe, keretse ubwo habaye ikindi cyiciro nyine bakazamurobanura nawe mu barimu cyangwa abashumba baho. Ariko ibyo simbitekereza cyane, sintekereza ko mbona ko biri hafi, bibaye byaba biri na kera. Ariko batanamubonyemo uwo muhamagara aho bazawumubonamo bazamwimika. Baragana ku musozo rero, ariko ntaragana ku musozo nibarize cyane kana ati bivugwa ko hari bamwe mu bashumba cyangwa se abakozi b'Imana n'ababwiriza butumwa bagurisha amavuta yabo ku bandi, cyangwa se igikundiro cyo bakakigurisha abandi. Ko ntugiye mu itiku ko ntari buhage cyane. Ariko ngiye kubaza ngo ese ibi bintu byo kuvuga ko umuntu ashaka kugurisha amavuta ye, akagurisha igikundiro cye, ndetse akaba yanafata n'umuhamagaro we akaba yawugurisha mugenzi we, ibi bintu wenda mu buryo bw'umwuka, wenda kugira ni mu kinyarwanda na apotre kare ukunda gusobanurira uburyo bwayo n'uburyo ikora, birashobora ko umuntu yashobora gufata nk'umuhamagaro we cyangwa se uburyo avugamo ubutumwa akaba yabigurisha mugenzi we, bigashoboka? Ntabwo bishoboka. Iyo wenda bavuze kugurisha, ntekereza ko ari ukugurisha mu buryo bw'amafaranga, wenda bagiye hari amafaranga cyane ko wenda n'ushobora kubivuga ashobora kubivuga bitewe n'ubumenyi buke afite mu mwuka, kuko ntabwo tungana mu kirere cy'umwuka, ariko ashobora no kubivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'icyo ashaka. Ariko sintekereza ko hari ibindi mo nabigurisha undi muntu, kuko ni ibitagaragara. Iyo ndi kuvuga ubwenge bw'Imana bundiho ni njye burimo. Iyo harimo ubuswa nyine ni ubuswa bwanjye. Ibyo rero si ibintu biri fact waterura uhereza umuntu nk'umuhereza igikombe ngo ndakugurishije umuhamagaro. Mu buryo bw'umwuka nabwo rero wahitamo wenda kubigurisha, yaba bigurishije n'umuntu udafite iby'Imana, akaba ashaka ibyo by'Imana, akaba agira ngo amuguranire amuhereza ibitari iby'Imana. Niyo mpamvu rero ntari buhage cyane, ariko ubwo ngiye najya mu bisobanuro byimbitse cyane, namenya ibisorori byinshi bitari ngombwa, kandi ndi umushumba. Ariko kugurisha umuhamagaro cyangwa se kugurisha impano, ntekereza ko mu buryo umuhamagaro wagurishwamo, keretse habayemo nyine wenda tuvuge ngo ukorera Satani cyangwa se ukorana n'izindi mbaraga za Satani, akaba ashaka umwuka w'Imana uri muri njyewe, ushobora kubigurisha. Ariko ubiguze we abazi icyo nkoreye, ariko jye simba nzi icyo nkorewe muri njyewe. Ushobora no gukomeza kwidasa ngo mfite Imana kandi Imana narayiguranye ibindi. Ibyo rero impano iramanuka, ntabwo bayitwara bo ngo bayikoresha, ahubwo barayicecekesha. Impano iracecekeshwa, kimwe naguraniwe nkasigara njyewe ntafite ubuntu bw'Imana, nahagarara ukuntu nari meze abantu bakabona siko nkimeze, n'ibintu nahaga abantu bakabona nta bikindimo. Ariko nta wundi muntu wabitwaye ngo yende kubikoresha kuri tere yiwe, ahubwo ishobora kuba misiyo y'umwana Satani kugira ngo icyo fite kinyagwe. Reka nitangeho urugero, icyo fite kinyagwe kigurana ikindi. Ibyo rero ntitubivugiye kubo twavuze, ahubwo tubivuze muri rusange, kugira ngo abantu basobanukirwe, abakristo basobanukirwe. Nta muntu twavuze ngo uyu cyangwa uyu, cyane ko nyine abaye anahari sina ngombwa cyane, kuko siyo nshingano yanjye nk'umushumba. Inshingano yanjye ni ukubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, uwatanye mu nzira nkamugarura mu nzira. Ntabwo inshingano yacu ari ukuvuga ngo uyu cyangwa uyu. Numva ari ubwo buryo rero nasobanuramo, kuko ni topic ndende cyane dushobora wenda kuzaganiraho, tukayikorera ikiganiro kwacyo, kuko urumva harimo iby'umwuka, harimo n'ibitari iby'umwuka,
urumva rero ibintu iyo ari bibiri byanga bikunda ufite igicupuri abashaka udafite igicupuri ufite ibyiza ngo abitware. Niko Satani ameze nyine. Bibiliya yo mu byahishura avuga ngo komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Bashobora kubigutwara bakuguraniye iby'isi ariko ntabwo babikoresha, ahubwo kuba ari ugucecekesha umwuka w'Imana uri muri bo. Ariko sintekereza ko hari uwo byabayeho, mbona abantu b'Imana bose bakivuga ubutumwa bwiza kandi buzuye umwuka w'Imana. Ariko ruhande rwanjye, Yego, ni ku ruhande rwanjye. ubwo rero abantu babyumva ndimo nagenda ngana ku musozo, by'umwihariko abantu banyarukire kuri gusenga everyday, siho? Oya, ni kuri Pastor Evode, wayinde Pastor Evode. Ni Pastor Evode TV. Abantu banyarukire kuri Pastor Evode TV, mukandeho subscribe, like, share ndetse na comment. Muri ibiganiro bicaho umunsi ku munsi. Utambutsa ubutumwa namunkundiye n'ijambo ry'Imana. Abantu nanyarukire kuri Pastor Fanny Official barebe ibiganiro bicaho, babikunde, banabirebe. By'umwihariko bajye ku Manuro TV barebe ibiganiro byacu dukora umunsi ku munsi. Sinasoza ntagushimiye. Bakoze cyane nk'uko twatangiye dusenga, dushaka gusoza dusenga. Ndatekereza ko hari benshi bungukiyemo ibintu bitandukanye, gusa ndacyumva umwuka w'Imana ari kumbwira ko nkwiriye kubwira abakristo ku isi yose badukurikiranye, ni murebe ku musaraba, murebe Kristo, musome ijambo ry'Imana. Nta muntu wo kuvuga ngo ngiye kurebera kuri runaka kuko runaka nagwa nawe uzagwa, ariko nimureba ku musaraba mukareba kuri Kristo Yesu mukamenyana n'Imana, mukubaka ubumwe hagati yanyu n'Imana, uzakomeza urugendo rujya mu ijuru, natwe tujye tuza ari inyunganizi. Urakoze Yesu kubanye natwe muri uyu mwanya. Herekeza iki kiganiro dutanze kigirira umumaro abakristo n'abatari abakristo mu izina rya Kristo Yesu, kandi ducecekesheje amajwi y'abadayimoni y'uburyo ubwo ari bwo bwose. Urakoze kubanye natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Abarashaka kuza kukuvugisha nimero zirazipinze mu kiganiro. Simamenya ko ari umuntu arabikiga, abantu benshi ntabwo arabikiga ngo bagezaho, ariko mbashimira ubwenge ibintu byacu nagaruka na Rihori nyumisho kumwandi kumwe kuri kamera na Gloria Ruari, babwire ngo ciao ciao.